Hello everyone. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane ku bantu bakunda gukoresha social medias. Yego, social medias rero hari abantu benshi bagiye bibaza ati se nabona like gute kuri Facebook, nabona comment gute kuri Facebook for free, za zindi ziza nyine uzibonye ako kanya. Ushobora gupostinga ifoto ikamaraho ukwezi, amezi abiri, atatu, atanu, ariko ku kintu cya like ucyumva nk'inzozi. Niba rero nawe uri muri abo wumva likes kuri Facebook, umunsi turagana kuri Facebook, tuzagenda tujya no ku zindi social medias. Niba uri muri abo wumva likes ukayumva nk'inzozi, uyu munsi guys nshaka yuko uyu munsi tugiye kuvugana kuri iki, hanyuma tugakomeza. First of all, hano ni ibintu byoroshye cyane, ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubona likes kuri Facebook yawe. Mbere na mbere uzabanza ujye muri Google Play Store, Play Store, then after going there you write here DJ like, DJ like Facebook. After this you will choose, here you will see DJ like Facebook, this one. After this you will open, download, then you open your app, open your app. Numara kuyifungura izaza imeze gutya. Hano icyo bazagusaba mbere na mbere ni ugukora login kuri account yawe. Gukora login kuri account yawe rero, hano ndi kubona harimo account ya JADO Tech. Uzakora, reka nkore logout kugira ngo tugendane twese. Turaza dukore login. Numara gukora login hazahita hazamo account n'ubundi nsanzwe nkoresha kuri Facebook. Hano baratubwira ngo your post and profile must be public otherwise it will not work. Ngo hano ifoto tuzapostinga ni ya foto, link bazatubaza ni link y'ifoto wapostinze as public. Uvuga ngo uzaposte n'ubundi dushyiraho kuri Facebook. Tuzaza hano kuri exchange reactions, bazahita bakubwira ngo submit your post link. Uko tuzabona link rero, reka turebe n'ukuntu tuzabona link tuzashyiramo hano, hanyuma turebe uko bino bintu bikora. Guys, ibi bintu birakora cyane, muze kubigerageza namwe. Tujye kuri Facebook, open your Facebook. Tumara kujya kuri Facebook, turaza hano kuri Facebook yacu, uze kuri post zawe, reka tubanze switching kuri JADO Tech. Numara guswitching kuri JADO Tech, nzaza hano, urugero tuvuge tugiye gushyiramo link, wenda ya post wenda twapostinze. Search JADO Tech, there is my channel JADO Tech. For example, hano urahabona hari mfiteho like 25 kuri iyi post imaze iminota 20 nyipostinze. Urayibona neza cyane. Nyuma y'ibi tuzaza ukande hano, hanyuma umanuka hasi handitseho copy link, copy link copied. Niturangiza tuze tugaruke kuri ya application yacu
kuri application yacu DJ Like, then you post your link. I have copied, hano ngiye pastingamo ya link yawe, hanyuma uhitemo reaction uri buze kubona, niba ari utwo, niba ari udutima, niba ari sad, niba ari like. Duhitemo like, hanyuma I'm not robot, ujye muri verification. Batubajije kureba traffic light, crosswalk, then verify. There is bicycles, then you verify. After verifying, urabona ko watubwiye I'm not a robot, then you submit. Submitinga, hanyuma utegereze. Guys, niba utarakora subscribe kuri iyi channel, menya ko waracitswe pe, waracitswe, kuko iyi niyo channel yonyine inyuraho amakuru yizewe ushobora gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi ukoresheje telefone yawe ndetse no gukoresha mudasobwa. Urabona baratubwiye ngo 21 reaction delivered, kuri ya ntuze hagiyeho 23 reaction 23. Reka turebe koko twari ibyo. Dusubire kuri Facebook yacu ya link, hanyuma urefreshinge turebe uko zagiyeho. Urayibona neza cyane, hasi hajyaho like 48, hari hariho 25. Guys, this is perfectly working. Ibi birakora, yewe ngo urabibonye. Niba utarakora subscribe, nakubwira gukora subscribe kuri iyi channel, ariyo YouTube channel yacu, ariyo yitwa JADO Tech. Nta kindi usabwa, wowe ni ukujya kuri YouTube channel yacu ugakora subscribe. Mwakoze cyane, murabo kwizerwa. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, bakora comment, bakora na share, hanyuma tukikomereza. Iyi video niba yakuryoheye, andika muri comment, uduhe igitekerezo, utubwire n'icyo wifuza kuba twakoraho. Guys, this is our channel. You have to subscribe to our channel. You have to do something special. Guys, kurikira amasomo yose ni hano anyura, kandi mwakoze cyane.